Yes, twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye business isobanutse, mukomeze mugubwe neza aho buri wese aherereye. Abari mu gitondo, ku manywa, igicamunsi, nimugoroba ndetse no mu ijoro, mugire ibihe byiza. Kuri mikoro ni Tete Kamanzi. Uyu mwanya rero tugiye gukomeza tuganira kuri Pi Network nkuko bisanzwe kugira ngo turusheho kunguka byinshi. Mu kiganiro cy'ejo amakuru atangaje aracyaza. Soma Matayo 13:44 kugeza ku 52. Hari message ngira ngo nsubize zatanzweho. Iki kiganiro nagikoreye iki? Mbere na mbere nagikoreye ibintu bibiri. Icya mbere byari ukubereka amakuru uyu muntu Elon Musk wiyunze kuri Pi Network. Imishinga ye myinshi ikaba igaragaramo n'ikimenyetso cyo gukomera kw'iyi system ya Pi Network kiri faranga kugeza ubwo umuherwe wa mbere ku isi ayiyungaho. Nagira ngo mbereke uburyo iyi system ikomeye, nta muntu ugomba gukomeza kuyikerensa. Bityo ko niba yarakoze ibishoboka byose akayiyungaho, nawe ku giti cyawe ba Elon Musk wo mu rugo rwawe iwawe wakora iki kugira ngo nawe wuzuze ibisabwa bituma ubunguka ubona uko winjira muri Pi Network? Nicyo navugaga, yaba ari kurimo, yaba ari urimo yuzuza ibisabwa, utarimo akora ibishoboka byose ayiyungeho. Niba Elon Musk muri make atubere akarorero cyangwa urugero, twebwe turi bande? Dusigarana iki? Icya kabiri nayikoreye ni ukugira ngo mwiture abantu bidamarariye bazi ko ibyabo byarangiye. Mbereka Elon Musk uyu nguyu, eske Pi irarusha iki Elon Musk? Ziriya nshuro nagabanyije ngaho, hari umuntu wantutse ambwira ngo ndi ikigoryi iki ibintu byinshi, kubera ko harimo ibitutsi. Message byabaye ngombwa ko nyisiba, ariko ndabizi ko mwayisomye. Ariko ibyo bintu by'ibitutsi ntabwo ari byo twamamaza hano. Aranditse ati imibare irakugora. Fine, niyo mpamvu wowe ugomba kuyikora. Jye mbivuga ukwanjye, wowe ukabikora ukwawe. Rero inshuro Pi iruta umutungo wa Pi inshuro uruta wa Elon Musk ni ikintu gitangaje kigaragaza ko Pi ikomeye koko. Ubwo twabivuga dutyo kuko tuzi ko ngo Elon Musk ari umuntu wa mbere ku isi w'umukire wa mbere, twabyumva gutyo gusa, ariko tugomba kumenya ngo ese imibare iragaragaza iki? Imibare nabahaye nabonye ni iriya, ntacyo uzabona yiruta cyangwa iri munsi afate n'iya Pi ayihe ka gaciro $314,159 by'idolari, agabanye uwa Elon Musk, abone inshuro Elon Musk yaba ari muri Pi. Ni ukuvuga ngo Pi yaba imuruta inshuro 1,227 n'ibice biriya nkuko biri. Bityo rero ibi bintu ni urugero rudufasha kumva, yego, ni urugero rudufasha kumva. Kugira ngo mbihuze, niba mubirora murasoma aya magambo yanditse hano mu gituza cya Dr. Nicholas hano ku ifoto. Aravuga ngo muri Pi cyangwa se kuri Pi, at Pi we are creating things and solving problems in a way that the world hasn't seen before.
ati kuri payi dukora ibintu tugakemura ibibazo mu nzira isi itigeze ibona kuva mbere. Aya magambo nayashyiriye hano kugira ngo muyabone, nabizaniye hano kugira ngo basi abasoma icyongereza ntacyo babyumve, nuko wenda ntari nayasomye ngo mumenye impamvu igisobanuro cyayo. Ibi rero nibyo nagereranije ntarasoma message, kugira ngo mbasomere message zimwe hano zifite ubutumwa zigisha. Nibyo nagereranije nibyo muri Matayo igice cya 13, ari mpamvu nabashyiraho uriya murongo kugira ngo mugende mu byisomere namwe, nubwo nabisomye ariko namwe mu byisomere birambuye, buri wese ayungurure yumve isomo ririmo. Noneho wumve uyu muntu, abantu bavuga muri uyu mugani bagire abapioneer, we bagira abapioneer, na Elon Musk ni umupioneer, tujye mu mwanya w'abapioneer. Noneho iryo juru turigereranye na Pi Network. Niho umuntu umwe yambwiye ati warasase, ntukagereranye ibitagereranywa, nta kitagereranywa, baragushuka. Wowe iyo myumvire ufite y'ubwoba no kwipfobya, banza ubyiyambura ubishyire hasi. Ariko niba utanabishobora, twebwe ababishobora reka tubikoreye, hanyuma wowe utege amatwi. Niba ari ikosa, uwo nzarikorera bari we uzarimbaza. Noneho rero icyo nagira ngo mbabwire nyirizina, hari abantu batumvise neza impamvu bati wowe jyana ubukirisitu hoshi, ariko hari abandi bagerageje kumva, nabibonye. Bamwe bumvise amahushuka nkoresheje Bibiliya, bumva ko nzanye ubukirisitu muri payi. None se umunsi nzabereka payi muri Bibiliya muzajya he? Bumva ko nkoze ikosa. Nta kosa ryaba ririmo, muzumve Gitwaza katabasobanurira ibya payi akoresheje Bibiliya. Undi nawe araza yumva yuko ndinjiji kuko navuze yuko Bibiliya atari ijambo ry'Imana. Hari abagarukiye yuko bumvise nkoresha Bibiliya bumva ko nazanye ubukirisitu muri payi. Hari n'abigiye imbere bumva aho navuze yuko Bibiliya nubwo nyikoresha sinemera yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Ashwi bangire barambwira bati ufite ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo nta kibazo gikomeye cyane mfite kuri ibyo ngibyo, ye muzagenda musobanukirwa gatoya mwumve n'impamvu. Rero gatoya kugira ngo nkomeze, muri Bibiliya haranditse ngo umuntu yagiye guhingira undi, agize acyabona zahabu mu butaka, kubera yuko yabonye ko atari y'uwo muntu. Yavuze ati ariko urabizi nta cyandi bube nkoze ningura ubu butaka. Akora ibishoboka byose, aragenda agurisha ibyo atunze, araza agura ubwo butaka, angiye yibonera zahabu. Kandi handitse ko ari umugani, ariko uyu muntu yanyatatse ambwira ngo nazanye iby'Imana muri payi. Payi yo sibahe, ntiba mu bintu by'Imana. Niba ibyo bintu bya Bibiliya ari iby'Imana ukumva ko bidagomba guhura na payi, aho niho babiciye mu mutwe. Bene nk'uyu usanga afite imitekerereze ikocamye atumva ibiriho. Reka rero mbanze mbasomere izi message, hanyuma kandi ndakababwira nsoza. Uyu yagize ati murakoze kutugezaho ikiganiro cyiza, urakoze nawe gushima. Undi arandika ati yewe Yesu aguhe agakiza pe, urarushye cyane kugeza ubu. Niba utaremera ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, ufite ikibazo gikomeye. Imana igusure pe. Imana se ko tubana muri Bibiliya yanyu handitsemo ngo Imana turi. Emmanuel bisobanura ngo Imana turi kumwe. Niba Imana turi kumwe akaba atari yaje kubimbwira, wowe urumva bikubabajeho iki niba ibyo nkora bireba Imana? We humura. Ntabwo Bibiliya ari ijambo ry'Imana habe n'umunsi n'umwe. Ibaye ari ijambo ry'Imana byaba bisobanuye yuko Imana itarandika, Bibiliya itarandika Imana itavugaga. Ashiki ntago ariko bimeze. Ndatika manzi wacu big up nawe mufiti wanjye. Uyu ati imibare irakugora pe, ese shaka ingoro ukaba uhari wowe ntuyigorore wamfashije.
uyu ati ese uri umuyobe gutyo? Ushobora kumva ko ndi umuyobe ejo ukanga inyuma. Nta dini jyewe ngira, ndi umunyarwanda birampagije, ikindi ndi umupayoniya. Iby'idini muzabishyira idini. Ese kuba ntari umunyedini bisobanuye ko ariko cyo kibazo mfite, ko aribwo ngomba kuba mfite ikibazo? Hari abantu benshi batagira idini kandi niyo mahoro. Buri muntu n'amahitamo yo mushuti wa. Uyikomereza idini nta kibazo, komereza idini. Ubundi rero ukuntu ngiye nkoresha Bibiliya, mfata ibiri muri Bibiliya numva binyigisha nkabikoresha, ariko ibitanyigisha ntabwo mbikoresha. Icyo cyo mukemere. Ariko ni ibyo binyigisha iyo mbikoresheje ntabwo mbikoresha numva ko ari ijambo ry'Imana. Ariko iyo mbisoma uko biri, hanyuma no kubisobanura uko mbishaka bitewe n'icyafashije. Aba ariko nguko mubimenyera nuko nkoresha Bibiliya. Rero nimizabatungure mugiye mugaruka hano hagaruka Bibiliya mukakunda kuyumva. Havuta zati baba muvandi. Jya wirinda kugereranya ibidahura. Nibitaba ntuzata umutwe. Eka da. Ibiki bitaza bibi byapaye. Nibitaba nzakomeza ubuzima busanzwe kandi bizaba bifite impamvu, iyo mpamvu nzayakira. Kuko nubundi nge ntabyo nazanye. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibi bintu byapaye ntihagire umuntu bitegereza ngavuga ko ari byo bizamukiza, wenda buracyapfa. Ngavuga yuko kora akazi, shaka akazi hasi hejuru. Nibiza uzabuhiriwe, nibitaza impamvu izabigaragara. Ibyakwangiye ntabyo uzi batarakubwiye n'impamvu ko ntababaye wataye, genda itaye. Ndavuga ibyo ngomba kuvuga bitewe n'umushinga uko uteye. Ningira ibyo nongeraho ni ibijyanye n'imyumvire yanjye ifite icyo imfasha, yafasha n'abandi, nkabagezaho ibyo bitekerezo byanjye. Wowe rero utabikeneye wita umutwe hano ari wowe, kuko ubu wawutaye wawuzanye ahangaha. Wowe ntawe wagusanzaho, ariko wowe waje, ubwo bivuze ngo twagukuruye. Rero witera umutwe hano wowe ku giti cyawe, twe twihorere. Sibyo? Twe twihorere. Turikomereza akazi kacu. Rero ntababa nta, kuko sinjye wabizanye, nta mutwe nta, kuko sinjya no kubihiga. Biraha ngaha tubisanga aha, tubivuga uko biri, tugatanga n'ibimenyetso. Wowe rero umwizera gake, komeza umujyo wawe, twebwe twizeye aho bivuye naho bigeze, tukaba tubona aho bigana. Twizeye ko bizaba kandi nta gisibya, n'amatariki arahari, reka tuyategereze. Ibisigaye uguhiga ubutwari muratabarana. Wowe komeza aho udata umutwe, uguma aho ngaho udatibaba. Twebwe twikorera amababa yacu turebe ko hari nibaba na rimwe duta. Twitwarira umutwe wacu turebe ko tuwuta. Ucunga gusa. Icyambere nta mababa tugira. Wenda n'imvugo ifite ikiganishaho. Yego. Hari abantu rwose bagira ngo bagendana igitebo cy'ubwoba mu mitima yabo. Twikomereje. Kamanzi nari nzi ko usobanutse, gusa uri hasi. Watwibwiriye ibyapayi ukareka kuvanga amata n'amagana. Iby'Imana si byo waje kwigisha, tubireke. Nge ntabyo nareka, kuko nta by'Imana. Ninigisha iby'Imana nzababwira ntingiye kwigisha iby'Imana. Nta munsi n'umwe nigeze mbabwira ko ngiye kwigisha iby'Imana hano. Ahubwo mbabwira ko ngiye kubabwira ibiri muri Bibiliya. Kandi nababwiye ko Bibiliya si y'Imana. Wowe rero nufata ubujiji wifitiye ukabutuzanira hano, turabisoma nyine turakubwira, turaboneraho kukukosora nta kindi. Ariko mu by'ukuri nge ntabwo nigishije iby'Imana habe n'umunsi n'umwe. Nigishije ibya Bibiliya. Ni ibya Bibiliya, kandi Bibiliya ntabwo ari iy'Imana. Bibiliya ni y'abantu bahinduye iy'idini. Ariko ngiye mfatamo ibimfasha, akaba ari byo nkoresha ku kintu runaka cyangwa ku ngingo runaka, ariko mbizi neza ko atari iby'Imana ndimo kwigisha. Rero kunshinja kumbwira ko ari iby'Imana, ngenda guhakaniye si iby'Imana. Kandi biramutse ari iby'Imana muri payi ntabwo nabyanga, ahubwo ndashaka kuzabigisha nyirizina isomo ry'Imana, ibivuga ku Mana kandi bikora no kuri payi. Niba mugira ngo ndababeshya, ndategura icyo kiganiro vuba, mbere ku kuntu ibintu by'Imana nyirizina no muri payi bizamo.
ndetse mbereke n'ibyo bya Bibiliya yari yandikiwe n'abantu ukuntu ibya payi nabyo bizamo. Ibyo nibitegura nzabibagezaho, ariko ubu ngubu nifatiraga urugero ngira ngo nereke abantu impamvu dukwiye kuyoboka payi, dukwiye kuzuza ibisabwa, dukwiye kuyizera, nuko ugukomera kwayo nagereranyije nuko uyu muherwe wa mbere ku isi ko payi mu kubye inshuro zirenga 1000. Niba izo nshuro zirenga 1000 uwo muntu akaba yariyunze kuri payi, wowe biti? Nibwo nifashishije urugero rwo muri Bibiliya rugaragaza umuntu waroye izahabu muri uwo murima, akavuga ati urabizi ndakora ibishoboka byose ariko uyu murima umwegukana. Arawegukana. Yari imigani 3 ngira ngo, ariko nifashishije uwo nguwo nonaha. Nawe rero wakora ibishoboka bingana iki kugira ngo wiyunge kuri payi ifite ibyo dushaka byinshi cyangwa byose? Uyati ubwo se nibindi ntutubeshya? Wowe ibyo nkubeshya uzajya uzana ukuri kwabyo nta kibazo. Yego, ibyo wumva nkubeshya ujye uzana ukuri kwabyo. Uyati ko mutatubwira uko tuva muri tentatives. Rata reka twivugira uko tuva muri tentative. Tentative approval ni igihe ushobora kuba ufite ikosa rikekwa kuri konti zawe cyangwa se mu myirondoro yawe. Igihe nk'amazina waregisterinzeho hari aho anyuranaho nayo wakoreyeho KYC. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, cyangwa se ukaba ufite payi yawe konti waragiye uyinyuza mu matelefone atandukanye, ariko iyo waretse ukaba utarakuyemo email yawe cyangwa se imyirondoro yawe, iyo payi yawe wamayiningiragaho ikaba ikigaragara muri iyo telefone, bisaba kubisiba cyangwa se hagakoreshwa ubundi buryo igihe utari bubone iyo telefone, nk'uko nanjye nabibabwiye nabikoze. Ikindi cya gatatu, hari umuntu wakoze konti hanyuma asanga yayikoze nabi, biba ngombwa ko ayireka akora indi. Icyo gihe uragaragarwaho konti ebyiri. Ya yindi ya mbere nimero wakoresheje usabwa kuyisiba. Iyo uyisibye system ibona yuko ufite konti imwe, bityo akaba ariyo bakomeza gufasha cyangwa se gukurikirana. Iyo rero ibyo byose bitarasobanuka, bagushyira muri tentative approval. Yego, bagushyira muri tentative approval kugeza igihe ubikosoreye. Icyakora ibyo byose ushobora kubikosora, noneho warakoze KYC, bakakwereka yuko 8 ntuhite uvivuka. Byanga bikunda bakubwira yuko hagitegerejwe cyangwa se ukiraho, ariko nta tentative approval byanditseho. Bakagwira ko utegereje aba validators kubera impamvu z'aba validators bakeya. Ntago babashinje ubunebwe kuko baba batabonye, ahubwo bashobora kuba ari bake mu gihugu cyanyu cyangwa mu gace kiwanyu, ari byo bishobora gutinda kwemeza konti yawe kugira ngo bagire gute bayivivure ya KYC. Ariko nanone bishobora guterwa nuko systeme igisuzuma bakakubwira ko bakiri muri waiting for further examinations, gusuzuma byinshi bikiri ngombwa. Noneho hari nk'abantu baregisterinze konti, noneho baza gusaba guhindura cyangwa gukosora amazina, ariko kubera ko bari batarabemerera biza kurangira bakoze KYC. Icyo gihe kubera ko wari warabisabye, bareba ibyo wasabye bakareba n'ibyo wakoreyeho KYC. Icyo gihe rero iryo suzuma niba hari ukwemeza umuvalidator, ariko akaba basanze hari aho yari yarasabye guhindura, hanyuma akaba yarabikoze ariko bakaba bari bataramwemeza, hagomba ikindi cyiciro cyo kugira ngo bagusuzume nyine nkuko wari warabisabye. Ntago ari ukuvuga ngo barakuretse gutyo. Ibyo rero bigushyira mu mwanya wo gutinda kuvivura KYC yawe. Igihe rero itaravivurwa, wowe urategereza, nta kindi ukora, urategereza gusa. Ugomba kwihangana ukajya, nako si ukwihangana, ni inshingano guhora usuzuma konti yawe igisubizo baguhaye, mu gitondo, ku manywa, nimugoroba, mu gitondo, ku manywa, nimugoroba, nk'unywa binini. Ese uragira ngo si ibyo rero kuva muri tentative mbere na mbere
ni ukwikebuka kwisuzuma ukareba ni hehe naba naragize utuntu tunutu ndukosore birangire. Hari n'igihe bagusaba guhindura password, bakagusaba kuverifyinga email yawe, nkuko nanjye byagenze bahita bankura kuri izo devices zindi nakekaga ko ari abanyinjiriye, kuko hari igihe nigeze kubona message ariko nanga kuyemeza, nahise nkeka ko wanyinjiriye, ariko naje gusanga telefone zigera kuri 2 nari naramining igihe kirekire, nkakuramo nkayitanga ariko ntakuyemo email yanjye nagize, kandi iyo email ariyo nari registeringze muri Pi Network. Maze kuri verifyinga barambwiye bati tugukuye kuri izo devices zindi, ariko nge nari naketse abajura. Dukeka byinshi kandi ni mu gihe ugomba guhora wike, ntabwo waba ufite ubukungu bungana gutyo ngo ureke guhora ukeka. Uyu yatwandikiye ati amahoro, jewe mfise ikibazo, ibisabwa muri checklist vyose narabikoze, migration yarabaye, lookup yarabaye, profile narakize cyangwa narabikoze neza, ibisabwa. Ikibazo ndi muri tentative liveness barayimpa mugabo bikanka ko ndayikora, device iguma yandika connection, ivyo nari gukora bikanka, none nogira iki? Pi nzohava nzibura? Oya, ntabwo wahava uzibura muvandi. No witwa Christian Ngezahayo ari Burundi je pense. Dore igisubizo cyawe muvandi. Cya mbere ni mujye mu biganiro natanze mwumve icyo ugomba kwanza gukora. Banza usuzume telefone yawe, systeme zose uzikure muri not allowed, zive muri denied zijye muri allowed. Muri make nibyo nita kuborokora. Icyo mubanze mu gikore ku matelefone yanyu. Nurangiza ukore verifications zose, ukore steps zose muri mainnet checklist izigomba gukorwa uzikore. Email igomba kubikubaruyeho, ibaruye kuri iyo nimero wa miningiraho, Facebook account yibaruyeho, kandi amazina yawe ari kuri karanga muntu yawe cyangwa se kundanga muntu yawe, ariyo waregistarinze muri Pi Network, ari nayo abaruyeho izo addresses zawe zose zihujwe nayo mazina kandi niyo ndanga muntu yawe. Ibyo byose ubanza bihuza. Nurangiza gukora ibyo byose, byanga bikunda, ndatekereza ko nta kindi kizaba gisigaye, ariko ushobora kindi kuba waramayiningiye ku matelefone menshi. Gerageza uhindure password, usabe guhindura password. Hari igihe uhindura password niba ikosa ryari kuri ayo devices kandi wanyujijeho email yawe, bakagusaba kuverifyinga na email, nayo uyiverifyinge, hanyuma urebe ko ikibazo kidakemuka. Mukora ibintu neza. Mwebwe mugira ubunebwe bwo gukurikira ikiganiro, kandi ikiganiro nimwe byinshi bibiri. Hanyuma rero nk'ubuyonje asubiza nk'ibibazo ugasanga nsubiye mu kintu cyavuzwe, akaza abantu wasubiye mu byavuzwe, wowe ubundi wowe wigeze utegura cyano. Reka nibwirira abantu, wowe udashaka kumva wigireyo, abababaye barababaye mwana, urumva. Ariko nta kibazo muhumure. Nta byacitse, nuko nyine tuba tutongana kugira ngo twe kugira ababuzwa amahirwe. Yego, kandi mwe kwishama munantuka wenda cyo kunuka mbo nibikureba ni wowe utumwanya, ntaga ari ngewe. Nge mbanzi ko hari abo ndi mu gufasha, ariko wowe uzi yuko ntacyo ndi mu gufasha, wewe wabafashije iki? Kuntuka ureze urantuka bige, urantuka bakore verification, urantuka bakore KYC, biragenda bite? Message isoza iragira iti, ubwo arasubiza ku cya kindi cya Elon Musk wiyunze kuri Pi Network, ati yunze na Pi yazisanga abapioneer bamurushije umutungo. Nukuri pe, agomba kwiyegereza abapioneer, akaza rimwe yanditse naze ubwo yatubwiye gusoma ngira ngo ahubwo 25:46D. Bakorera ibintu bizajya bituma bamugurira bakoresheje Pi, we akomeze ayobore isi mu bukungu.
uyu mugabo ariko ko azi ubwenge, uzi ko wenda ndaza gushaka n'abandi, ariko mu by'ukuri niwe mukire wa mbere ku isi. Hari 10 ba mbere, ariko muri abo 10 ba mbere maze kumenyamo Elon Musk ko ari we mukire wa mbere ku isi wiyunze kuri payi. Yeee, wa mbere ku isi wiyunze kuri payi, niwe wa mbere maze kubona. Ubu rero iki ni ikintu gitangaje cyane, ahubwo no mugabo ashobora kuba nareba kure. Ariko SpaceX ntimuyizi si si Twitter ntimuyizi si nk'isubu ikindi mushaka ni Tesla ntimuyizi si izina rye ntimurizi si Elon Musk nk'ese ntimwirirwamo mubonamo hano muri payi. Yego nyagasani, ahubwo abantu batemera simbizi. Aha, abataje none ntabwo bazi byabaye, iyo babimenya ntabwo baba basibye, iyo babimenya ntabwo baba mu mayiningi, abatamayininze basibye. Murakoze cyane, ni ibintu nagira ngo tuganire kuri izi message, ariko nanabakebura abantu bumva yuko tuba twarengereye. Ntago ari ukurengera, ni impamvu kandi ifitiye benshi umumaro. Tuzajya tubisubiramo kenshi tubabwire. Ubu byanga bikunda hari ababyungukiyemo, nubwo nari ndimo gutongana n'abantu ejo biriwe bantuka. Nta kibazo, mwongere ahubwo bitutse, ahubwo mwebwe ntago muzi ko muntuka mukanyungura inama. Yes, ngayo nguko mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke. Turimo kubategurira amakuru aryoshye bantu mwe, amakuru aryoshye ndimo guhiga. Ndaza kwe mushobora kwiranya caki.